Rwaga urabizi muri uru Rwanda kwihanira ntago byemewe. Ibyo ntago bindeba. Ntago bindeba. You dey use your function to play. Ibyo ntago bindeba twubahana. Kucyita kureba ko ibintu byose bigomba guca mu mucyo mu mategeko. Oya ko ndabizanye. Uri kubinyuza mu mucyo se? Mudugu. Reka mengiye ndikubona ibintu biri hano bikomeye. Uke Kamengiye. Umva. Garuka hano nawe. Mudugu ngenda kubwiza ukuri sibyo. None reka niyoroshye mbakana keza. No kuvuga ngo ngewe ejo bundi nagiye kurangura imifuka 200 y'imyembe sha. Dore embe dodo. Hanariyeho. Urumva? Myiza bishikije mu rugo nk'ibisanzwe. Kuko niko kazi ubundi nkora. What type of plane is Gitondo ndabyutse ndayibuza. Se n'abana bawe bayiri. Bana sindabagira. Ariko Rwaga nawe urasetse. Imifuka 200 ninde wayiba nuko tugutinya. Hari igihe kimwe bizasobanuka byose. Wase kumboga. Ubonye ko ndi kukuboga buri. Ubwo se bitaniye no kumboga bino uri gukora. Sawa nyine. Ahubwo ndikwana nashonje man. Ubwo ninjye wahaze. Urahaze da. Ya mafaranga yose gaso ndavuga Rwaga. Yampaye. Gutya nakuyeho naraguriye. Ya mafaranga yose Rwaga yampaye. Nakuyeho naraririye bwose. Amba nawe waraririye. Nje se ko nasam do najana n'icyo ubwo ry'imana usokoze iki narasambaniye man nica mwana nta muntu kurimo we ntago bizo ejo mpiruka sinayikubwiye saa 12 yikatise ari kumwe n'abanyerondo wasanga ari nacyo Dawe Rwaga twebwe turi gutambuka mu mudugudu n'abanyerondo tuba turi kureba uko umutekano w'igihugu umeze munaneka aho muza kwiba wenda aho nabyumva uri gushaka gushiraho umudugudu icyasha cyo kwiba waramufashe Gasongo tuza nawe azanye ikirego uri hano ikirego cyawe tugomba kujya mu nteko mugani cyakoze wenda ako kantu kikavuga ndabyemeye kuko iyo utaza kubivuga nari kujya nikorera ngiye ibyanyu wowe nguye nawe muhanyine none turi kwa gatandatu ariko kwa kabiri ni inteko nshinga amategeko kandi inteko yo gutangira yitangaza zigomba kubera iwawe kwa kabiri waretse ibyo tangazo nkaribika oya urimo satani. we bakwibye ugera kubika mugani ninjye bibye ninjye bibye ubwo no kuvuga ngo kwa kabiri ugomba gukemura ikibazo cyanjye cyangwa ngabikora mu buryo bwanjye kwa kabiri ngiye nzaza n'abayobozi. Are you playing? Ariko ntabwo niyobora. What type of plane is this? Rero kwa kabiri ni nkubura niwe nzaza kuyishyuza wowe nge kwa kabiri nzaba ndi wawe genda uri kumva Rwaga umva rero nkawe Gasongo ubonye kiriya kibazo kuntu kigenda ugomba kuhaboneka tuzahabura ngomba kuba mari rwose uzubu sinagenda ibindi si kwa kabiri ntari bugwa ibintu ni kwa kabiri sawa Nahuye n'urw'abagabo. Namba nawe rero amafaranga wowe ariko byibuze uzi ikintu gifatika nakozemo nakozemo bogisi iyo ariko ni runini mawe uwanja wake kaingia sasa. Mana jogani ubwo ry'imana Gemu ikai. Mana soko. mbego ruvogisa aka kanya ikintu cyonyine ncungiyeho ni amafaranga Rwaga azarya leta ese nje se ncungiyeho akurwaga no umunyabwenge mbi cyane uriya mu rwunda wukinnye ute nta umunyabwenge abonye ntazi ko yabyaye Oscar Bowman kwiyibisha imyembe yarangiza akajya kurega ati niwe wagize ute baramwibye ngo barayimwibye Tia cyabimeze gute ko muri ubugari waturiye karya umuswi umuswahili yarahise mwanya nazimbwa mwe mwicajweho muyobeye ko kwa Rwaga hari inama igenda ute ngo inyanya n'umurukuri ngo wa Benedego yobeye ko kwa Rwaga hari inteko saa 9 yo kwiga ku bibazo by'abaturage bose gasongo urabona turi abaturage cyangwa turi mirambo se mwapfuye muhagaze cyangwa mwapfuye mwicaye nese ibyo birakureba kareba imbwa mu kibuno shamva mabwire mwabigorye ndi kubona mwarapfuye muhagaze municaye inama ni saa 9 kandi ngende ingaruka rimwe kandi uri gasongo iyo ngiye mba nanagiye kandi iyo nama iraza amafandi abigorye genda afanta akora iki araza garayariye bagarayari winibagiza iki kibogiso wambaye gisa na cya kibindu cya Petit Frere kandi ejo mundi mere yaragitatse kiya ubwo si cyo wibye ziba jewe jamani wanjye ko gisa kana nigera no mu nteko kireki none umudugu urantunguye pe tunguye gute se kandi wowe none se wakuje kwicara hano kandi intebe z'abayobozi ari ziriya ziriya ntebe ni za gitifu n'undi mwafandi bari buzane none hano haraza n'umuhafandi arazi komera cyane pu byo ni sawa
Meza bite se kinywanya? None sabate gwende ko ndago baraza. Baje. Ko ntabo ndeba. Nari muri wese nk'ikibuno. ariko akiya kuri mbese ingegezi haraburi kubona. Ariko mudugu nizere ko kibazo cyatuzanye. Harimo n'ikibazo cyo kwiga ku bantu batukana. Muze muri kunsakurisa. Aha, nari mbonye aho ndege. Wambwa kuva kwa zuru ujya kwa muntu. I'm so angry right now. I swear to God, my anger can win presidential election. I don't know how else to explain my anger. You are completed mango tree. Mwiriwe. Banje kubashimira kubw'umuhate mwagize wo kwitabira ino nteko y'abaturage. Mwaje mu nyakirire uno muyobozi ushinzwe polisi mu karere kacu ka Rusizi. Maze ariko ndabanza mbagaye kuki mutaze n'abadamu banyu muri ino nama ko nabo bakenewe. Uyabo kubw'urukunda mudukunda. Abagore bacu twarwabaje kuri poste de santé gufata shisha kibondo. Aho rero ariko ubutamuje mubazana mu nteko kuko nabo bakenewe. Ibitekerezo byabo ni inyamibwa. Ugize ngo Wica utama ijambo. Aho kibera ikinganya. Ugushaka nko kwikoreza. Iyo mwaje mwikosa abadamu mu bwonko. Mwanyura hari nuko atari wowe ukeneye. Imbere y'abaturage kandi. Uko nasa neza ari inyamaswa. Nawe nuko ufite igishinzwe muri iki gihugu. Bankwirengesha. Abo bajya banigiye kwinywera kazo. Bakayiye. Tifu muzima. Ubuse ikibazo. Iyo mwateranyije inteko y'abaturage. Iki kibazo tugiye gukemura. I don't want peace. Baba cyane kibivuga. Mudugudu nyirurugo ari hehe ko ntamubona. Aho kumba ziti. God have mercy upon us. bigenze ute buri? Ari waronsunitse n'umurwe. Mwana ndikubona abantu bari kuganira bajyana amafaranga rwaga bari kuganira. Bira bifenesi wabona biri kuganira kuri ya mafaranga. Ari amafaranga ni nayabariye mana mu ijuru. Ahubwo se rwagariye ko ari igihumbi. Mana we. Wabona agiye kungura amata ku munwa. Ahubwo se cyo kimira busa nyine ubwo kiri he? Ramunga arambabaza ndagira gahunda mu buzima. Awe. Ako bira bifenesi biraza kuyazana tu. Nubundi ndi kwariye bati. Ngiye nimfata gahunda yo kurwana nango ntawe uzanshobora. Karakana kuba narakariye nawe wabikora muri umuntu se. Aha nagenda ndabona da. We bibarate. Natoka baratanyo. Disorosa kuzurwa rwaga. Yakwe mata ijambo. Jesus. What's going on here? Jesus. Ndakuyamya mada. Afa. Mudugu. Nimba gukemura ikibazo cyawe byakunani. Umvira no mu rugo ugenda. Gakomeza no gukora cyagukanga ujye kwicara hano. Uyu mujene atwumbira mpaguruke hano. Tubuna afite nubwo ari dutoya. Nge siyo mabuno mfite nakicaza. Aha kari wawe waje kureba intebe mu nzu kazi kwicara. Niba mwante wagira nakoresheje ubu. Haguruka. Kandi wenda aza gutanga ikirego cyawe. Jo bundi nakubonye hano narabikubwiye. Kandi akujido. I'm so angry right now. I swear to God, my anger can win presidential election. We kamera busa wari wagiye. Iki? Wari wagiye he? Nari mpari wana. Akanye nisubu cyiza. Iki? Akanye nisubu cyiza. Nari ndi ari hepfo. Ambwa. Usikoretse mwaritse kubisakurisa tukumva bayobozi. Wana mugani bari ani bandi. Ese rwaga waje guteza ubwego. Wowe nibyanjye winduraza kurira waraza kurira. Waraza kurira. Rwaga none turagufunga aho bukera. Ngo iki? Bose abayobozi nukuri mwamunjishije ubusape. Ejo bundi mudugudu yombwa. Sindinya kumutuka nawe uhari. Ejo bundi naragiye mubwira ikibazo cyanjye cy'ukuntu naguze imifuka 200 y'imyembesha. Ya dodo. Nkaba nta numwe nabonyeho. None ubwo ninjye uri bufunge cyangwa ubwo mugomba gufunga. Mudugudu ndakubwiza ukuri ko bari bugufunga uyu munsi. Kureba nkaso. Rwaga. Imyembe yari itazemo n'ubwonko bwawe. Jesus. Ubuki? Ufite ko. Oya ubwonko bwo ndabufite nubwo ari buke ariko nuko nyihanganira abantu. Hari warabupfuni. Ahubwo gitifu. Rwaga n'uyu musatsi uri mu matsinda. Jesus. Turabona nage nawe. Nukuri giti nuburetse gato. Abamira busa bagenzi banjye rero. Uyu mugabo turaza gupfa busa. Oya ntimupfu busa ahubwo mupfu bikorwa. Ukivuga utamutunga intoki. Ariko nawe ujye cyubahiro mudugudu wacu. Uziko ari afande. Ariko mwatuza tugakora icyatuzanye. Si uyu Rwaga. Umburetse gato uriya ni afande. Afande wambaye akamufiri. Ukuriye uriya ni afande. Ariko turanye mana hanyuma nzabigenza gute? Baratisha mu mutwe. Niko nagira ngo tubanze kumvikane hano mada. Jesus.
uri polisi yego watubeshye byakunze iyi ngofero ni y'abapolisi Sorry yo. nimba ari trishe mufite zo kugira ngo munyibe ndaza kubimenya mada Umva sha. Jesus. Ubwira umva nagavunika. Urongera kunkuza nzira bazazimuriki. Are you playing? What type of playing is this? giti nimba mama mufite skandale zanyu zo kugira ngo muze munyibe mufatanye na kiriya kibwa ngo ni mudugudu ndaza kubimenya skandale mu Rwanda nabo kugufunga Takwicoza hariya Nisura imeze nk'ubugari abaturage muyoboye niba abaturage abaki batabasha no kubabayo nimba barabyawe nimba barorowe nimba baraturazwe mubarirwa mu cyayi cyiciro sha kiriho tangiza inama dukemura ikibazo tugenda uwongera kuzana ubugoryi imabuso arahita bamubona baba cyane ako rwaga nta nubwo ujyana ubwoba ngo iki ubwo ndabugira ariko ni buke muzi ko nta n'umusikara ugira ubwoba bose ndagutinya no gufunga iki kujya dutangire inteko yacu neza ngiye kwanza twibwirane tunamenyane ariko gitifu nawe urasetsa ubusaba bose banzi hari n'ijana bunguka ku kwezi aha nari ngatanga ndi bivuze woresha uko wishakiye hari kizimo wavuga bana umutwe mu bangaho kuko ntago ariho dukeneye turashaka ngo duheraho inyuma twivuga turarenda tujya guhera inyuma yobeye ko abagore badutegereje tujye gukora curubaro mudugudu utangira witakumbe tukumenye uko gitifu kuvuga ngo nirirwe nivuga ntibamaze kumvuga nindira hano utanze mugani iki gisamba hari utakizira y'amazina yanjye banyita Mibaratini iyoboye uno mudugudu wambwa mbo nanjye nitwa Gasongo gikuri ni wowe kaka nanjye banyita Kian nanjye banyita Kunda nari ndeste bukuru Jesus. nanjye nkitwa amenyo y'imbere wambwa Kwera gushyuha urimo satani. wese imbwa yo yicaye hari imbere ikora amazina yawe tuyarora shenzi mfitanye ikibazo narwo ako kavuga nitwa shaka rwaga rwaga waki muguzo kandi nimba yatari amatwi tubwire tubimenye ariko se rwaga warasaze asisha rwaga kubeje ugira akavuga ntago mbizi harya ngira akavuye aho ubera ikigoryi nakubaza nawe ukambaza ntushaka kumbaza wenyine ariko afande njye ngo mumpe uburenganzira inyana imbwa ngo ni rwaga nubwo iri iwayo banza mtanyitora mtanyirenza urugo tibagiwe kiya nakunda iyo turakwiyamye wa bugariwe kwanza mudugu ko naguhaye kirego cyane waragisobanuye ko kirego ari cyatoranyije hano mukomeze ibyanyu kwanza fande Waiting be this. Jesus. afande reka mbyerure ndanarushye reka mvuge nicaye twaganiriye na Kiya ambwira ko ya myembe imifuka 200 yabuze ari rwaga Mama yangu. Game over. Kunda na Kiya bayibishije niko uri muzima utagira ubwenge kumbura kuri muzima naganiriye na Kiya ambwira ko ya myembe amafaranga twayigurishije yaguhayeho none uradutamaje ubuse wumutiki dusanga imbabazi wawe ariko Jesus is Lord. mwese muri hano abantu tubasabira imbabazi Game over.